bite se? Ni sawa. Ndabona we sha nta bibazo ufite ntago umeze nkanjye. Ikibazo kise noneho. Ibibazo sinzi ko we wabyigerera. None ufite ibibazo byinshi cyane none mbwira numve yuko hari icyo nagufasha. Nkubwire rero mwana. Ngeze hano hepfo nari ngiye gusura umuntu. Barankubita bangirishwe. Nabuze uwo ndegera cyangwa se nabwira ibibazo byanjye ngo ajye kumfasha abo bantu. Rero ibibazo nk'ibyo wa muntu we rero. Nanjye ibyo afite si binyoroheye ariko wehe icyawe ndi kumva icyo gikaze. Waza tukajya kureba uwo bita Eliya. Salam. Akaka umva rombanze mubwiye mana akakagabo kaje kanura ibibazo byawe kanzuka ibibazo kanuye byerekeye kuri wowe niwe wabitabara rwose. Se ni ibibazo nanjye ibyo mfite n'ibinyoroheye. Ese boga ibyo bibazo byawe numve. Reka nkubwire rero ikibazo cyanjye utagira ngo ni ikibazo ni urubazo. Ngeze aha hepfo nari ngiye kwisurira umuntu nkura n'abantu barankubita banyaka ibyo nari ifite. Ubwo nje kureba uyu nawe ahita nkani. Ye baba we ubusa ari imitwe ibiri yose ari ibitekerezo byanyu n'ibyanjye byakagombye gufata ibintu neza bikabagirishwege niyi mumve mu maso ahubwo cyangwa nje kuzana igiti. Umva nanjye rero nikanze mu maso danakwitabaza imbeba. Yewe muteye nk'ibirura. Umva muteye nk'ikariso y'icyuma. Nimugende nanjye nzirwariza. Yewe akumiro n'ikorosi rya Rwampara.